imisoro n'amahoro ni inkingi ya mwamba y'ubukungu bw'u Rwanda. Aha turi ni mu ntara y'Iburasirazuba. Ibi bikorwa remezo byizihiye iyi ntara biragaragara ko byazamuye imibereho y'abaturage bayo. Uyu ukaba ari umusaruro w'imisoro n'amahoro wo musemburo w'amajyambere arambye. Iyo nahinze inanasi mbona uburyo ntanga imisoro, bakatwubakira amashuri, bakatwubakira amavuriro, bakadukora n'imihanda tukabona aho tunyura nta kibazo. Aya mashanyarazi mu ntara y'Iburasirazuba yavanye abaturage mu icuraburindi, anabafasha kwihangira imirimo ibateza imbere. Igice kinini cy'imijyi n'ibyaro byagejejwemo amazi meza ku buryo abahatuye batakivoma ibirohwa byahoze ari intandaro y'isuku nkeya n'indwara zitandukanye. Iyi mihanda nayo yongereye ubuhahirane n'imigenderanire. Nk'aka karere nkoreramo mbona harimo imihanda myiza, ubwo biramfasha kugira ngo nanjye ngere ku bakiriya byihuse. Ibyo byose bikorwa nyine n'iyo misoro, bigatuma nanjye numva yuko ngomba kuyitanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imisoro iratugabikira. Leta kandi yagiye yubaka amavuriro nk'aya hafi ku buryo byagabanije umubare w'abapfaga bataragera kwa muganga. Hubakwa amashuri, hubakwa n'inyubako zaba iz'ubuyobozi zifasha abaturage guhabwa serivisi yihuse kandi inoze, ndetse hanubakwa n'inzu zo guturwamo mu mijyi no mu midugudu y'icyitegererezo. Hubatswe n'inganda ziha agaciro ibikorerwa iwacu, bityo ubukungu bw'igihugu burahazamukira, abazituriye nabo bahabwa imirimo, imibereho yabo irushaho kuba myiza. Nimba uruganda rushobora kuza no rugahereza imirimo abakozi barenga 80%, icyambere cyo ubufashije iterambere ry'aho ko gace, ubufashije n'umuturage waho hantu kwiteza imbere, urumva ko uruganda rwaje ari igisubizo. Iri terambere abaturage b'intara y'Iburasirazuba bishimira ryavuye mu mbaraga z'abasora. Umusaruro w'imisoro n'amahoro batanga urabagarukira. Mu ntara y'Iburasirazuba iyo ureba aho tuvuye ukareba naho tugeze uyu munsi, usanga hari abaturage benshi bamaze kugezwaho amashanyarazi, bamaze kugezwaho amazi. Wajya mu buhinzi hari ahatunganyijwe kuhirira imyaka. Iyo tugiye mu mibereho myiza y'abaturage, ureba gahunda yo kurwanya ubukene, dufashe nka VUP, dufashe nk'ubudehe. Izo gahunda zose zishyirwamo amafaranga, kandi ayo mafaranga aboneka ari uko ari umusoro abaturage baba batanze. Nubwo aho twifuza kugana ari harehare, ariko turashima cyane uburyo umusoro ufasha iterambere ry'intara yacu y'Iburasirazuba. Amateka y'imisoro n'amahoro mu Rwanda ahera mu mwaka w'1912 ubwo hakusanywaga imisoro ku mutungo. Uko imyaka yagiye isimburana, amategeko n'amabwiriza bijyanye n'imisoro n'amahoro nabyo byagiye bivugururwa kugira ngo bijyanishwe n'igihe. Nguko ko mu mwaka w'1998 ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, cyabonye izuba, gihabwa inshingano yo gukusanya imisoro n'amahoro kugira ngo yunganire ingengo y'imari ya leta, hagamijwe kwigira no kwishakamo ibisubizo, twanga gutegera amaboko n'abadashaka kuyakira. Ibihugu byinshi bikize bidutera inkunga nabyo bifite ibibazo. Uko bigira ibibazo niko appetite, ubushake bwo kudutera inkunga bugenda bugabanuka. Wibaze rero ubwo bushobozi n'ubushake nibigabanuka, tugakuramo iyo nkunga wenda turutse no ku mpamvu zumvikana. Iyo abantu bafite ikibazo nyine ntabwo bitabira kujya gufasha abandi, barabanza bagakemura ibibazo byabo. Dukwiriye kuba twiteguye rero kugira ngo dukore ibishoboka byose tube twagabanya uko icyo kibazo cyaturemerera. Birumvikana izi nshingano zose ntizakoroha hatabayeho imikoranire myiza hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro n'abasora, uko bagenda bumva uruhare rwabo mu kwiyubakira igihugu. Abikorera kugeza ubu nibo bumva yuko bagomba gusora kugira ngo iriya mihanda bacamo ibashe gukorwa. Igishimishe kugeza kuri munsi nuko uwikorera niwe wijyana gusora kuri Rwanda Revenue. Kandi none ugasanga nanone tugeze ku rwego rw'uko
ujya kubwira kuri Rwanda Revenue yuko ukeneye yuko baza no gukora audit cyangwa se no kukugenzura mu byo umaze iminsi ukora. Hagamijwe gukomeza kwihutisha no kunoza serivisi z'abasora, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashyizeho ingamba zishingiye ahanini ku bukangurambaga bwimbitse. Abantu ntabwo bari bazi icyo umusoro icyo ari cyo, icyo basabwa n'iki, abo bose twarabegereye. Twakoze amahugurwa nabo, hari na serivisi dukora iyo bita RRA iwacu, aho tufata tujya mu santere tukaba serivisi tuhabasanze aho ngaho. Numva tuzakomeza kwegera tuno tukagera hasi aho umuturage tumusanga aho kugira ngo dusange. Bimaze kandi kuba umuco ko buri mwaka leta y'u Rwanda izirikana uruhare rw'abasora mu kubaka igihugu cyabo ku munsi wiswe uwo gushimira abasora. Umwihariko w'uyu mwaka w'2018, umunsi wo gushimira abasora, ukaba uhuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 ikigo cy'imisoro n'amahoro kivutse.